Meza ugubwe neza cyane, turi mu kagari ka Kivumu aho tubazaniye igipangu kirimo amazu ane. Inzu ya mbere ni etage, iya kabiri ni amazu yunganira iyo etage ariyo ma annex. Iki gipangu rero gifite ubuso 600. Tujyane ubuso bw'imbere. Yes, murabona ubuso bw'imbere burisanzuye, ni ubuso bugari, kandi hano hantu inyubako yose washyiramo hano yajyamo, yemwe na moteri hano wayihashyira bigakunda cyane. Iriya etage ifite ibyumba 4 na salo, ayandi ma annex ayunganira agiye agira ibyumba 2 na salo ndetse n'icyumba na salo. Kuri miliyoni 145 zitaganirwaho urazizana tukwihere aha hantu. Ntitwasoza tutageze hafi na etage. Karibu tujyane. Uramutse ushaka investment nziza cyane kuri iki gipangu cyose, washyira aya mazu hasi, nubwo gusenya bitoroshye muri iyi minsi. Iyi nyubako ukayisenya n'aya manyubako yandi ayikikije ukayasenya, maze ugashyiramo motel cyangwa se ugashyiramo ama apartment, nibwo wakunguka birenze uko twabivuga, kuko aha hantu ni parcelle ngari. Niyo wakubaka hano hari amazu gusa, uri abuso bundi ukabugira parking ugashyira. Hamagare kuri 078, ndavuga izo nimero uri muri screen yawe, twihere hano hantu. Ibihe byiza, turabakunda cyane.